ariko niba umuntu akomeje kuba umusambanyi, akomeje kuba umwicanyi, akomeje kuba umunyeshyari, ntabwo igitambo cya Yesu cyaba cyaragize umumaro. Nicyo rero isezerano rishya riteganya ahangaha. Icya mbere isezerano rishya riteganya ni uko Imana izababarira umuntu ibyaha bya kera ataravuka ubwa kabiri, kuko twaracumuye mu byaha niho ba mama batubyariye, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Turi abanyabyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Isezerano Imana isezeranye kuri iyo ngingo ni irihe? Ni uko ibyaha byacu izabibabarira rwose pe, ndetse ntibyibuke ukundi. Umugabane wundi ni uko noneho izandika ubushake bwayo mu mitima yacu, tugahinduka bashya, tukibwira iby'Imana yifuza ko twibwira. Urumva, iyo twumvise isezerano rishya n'irya kera, uretse no kuba twumva ko ari ibitabo bibiri, imigabane ibiri igize Bibiliya, ariko nanone abantu baravuga bati Kristo niwe sezerano rishya, hanyuma amategeko ni isezerano rya kera. Kristo yaraje, amategeko arasaza, avaho. Gizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Nuko Imana izandika ya mategeko yayo mu mitima, mu bwenge bw'abantu bayo, mu bwenge bw'abizera. Icya kabiri nuko izabababarira ibicumuro byabo byose, ndetse ntabwo izabyibuka ukundi. Ni isezerano ry'imbabazi no guhindurwa bashya, abantu bakagendera mu bushake bw'Imana no mu mategeko yayo. Ariko ndagira ngo abantu be gukomeza gutekereza ko isezerano rya kera ari amategeko kuko abantu bagiranye n'Imana isezerano n'Imana n'amategeko Mose atarayabaha. So ni ukuvuga ngo n'aya mategeko ahubwo yahawe abantu bamaze kujyana n'Imana isezerano. Umugambi w'igice cya kane ntabwo ari uwo kugaragaza isabato, kuko Abaheburayo bo barayizi, nta n'ikibazo bayifiteho. Yewe isi yo mu gihe cya Pawulo nta kibazo yari ifite ku isabato. Ibintu tubyumvikane neza. Ikibazo abantu bari bafite ni ukumenya ngo mbese Yesu Kristo niwe Mesiya. Na Mose yari ari kuri uyu musozi muri iri sezerano rya kera turi kureba, uko yarushijeho gutindana n'Imana ngo yarushijeho kurabagirana, ku buryo yaje arabagirana ubwiza bw'Imana, ndetse ngo biba ngombwa yuko yitwikira kugira ngo abantu babashe gusabana nawe, atwikira ubwo bwiza. Uko gutindana n'Imana niko kwezwa. Turagenda tugahinduka b'Imana rwose pe, imico yacu igahinduka. None ko tubona ubuturo bwera noneho mu isezerano rya kera, hari mu isanduku ibitsemo bya bisate bibiri by'amabuye, isezerano rishya ryo rimeze riti? Rirakomeye cyane. Imana yavuze ngo amategeko yanjye nzayandika muri mwebwe. Ubwo noneho duhindutse ubuturo bwera. Ni ibintu bikomeye abantu bakwiye kwitaho. Ubuturo bwera ni jye. Ayo magambo ari mu Bakorino, Pawulo yabandikiye Abakorino igice cya 6. Imana irifuza gutura muri twe. Umugambi wayo tubona mu kuva cyagiye yubaka ubuturo bwera bwo mu isi, yavuze ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, hagati mu ishyanga. Ubu noneho iravuga ngo ndifuza gutura muri mwe, nimwe nshaka guturamo. Pawulo akomeza kubivuga cyane muri yandikira Abakorino, avuga yuko iyo nzu yacu ikwiye kuba yubatswe n'amabuye mazima, atari ibikenyeri, kuko buri nzu yose izageragereshwa umuriro. Iyo nzu ngo ni twebwe. Dukwiye kubyumva cyane muri ubwo buryo. Igihe kandi tuzabyumva gutyo, ntabwo tuzaba twigometse ku mategeko y'Imana, ahubwo tuzishimira ko amategeko y'Imana yandikwa mu mutima wacu, kubera yuko ingingo y'isanduku y'isezerano irakomeye cyane. Cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Njyewe nitwa Kererwa mwene data yibikiriza kumubwira ibiruseho. Uyu munsi tuje kuganira umucyo w'isabato.
isezerano rya kera n'irishya aho bihurira. Ni ingingo itavugwaho rumwe n'abantu benshi, ariko ibyanditswe byera birasobanutse, birayisobanura neza. Niyo mpamvu twagize umugisha kugira ngo twicane na mwene data Eric kugira ngo dusobanurire bimwe cyangwa tuganire ibiri mu ijambo ry'Imana nk'uko ribisobanura. Imana iduhana umugisha. Mbere y'uko dutangira, kubera ko ari njye wamwakiriye, reka dusenge hanyuma aze kutwibwira kurushaho, aze no gusenga buheruka. Kadusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ni iryawe, natwe turi mu isi kuryumvira no kwizera amasezerano yawe. Ndakwinginze muri aka kanya ngo tumurikishirize mu maso hawe, kandi ijambo ryawe riruteho kumvikana mu bantu bawe. Ubu uzasange imitima ya benshi yarakwiteguye, tubise mu izina rya Yesu, amen. Eric, guhaye ikaze. Yego, murakoze. Ubu twavuga ko Eric ari nde mu ncamake? Yangira ngo abantu baransobanukiwe hano kuri Umucyo w'Isabato, basanzwe babona isura yanjye muri programme cyangwa se no projet y'ivugabutumwa dufite yo kurushaho gusakaza ubwami bw'Imana. Ariko kumbonye bwa mbere nitwa Habyarimana Eric, ndi umusore ushishikajwe cyane no kumurikisha umucyo mutoya Imana yamurikiye kugira ngo n'abandi bawumenye. Muri iyi projet rero mfatanije na mwene data umwe witwa Ndanyuzwe Eliezer, turi gukora ku mucyo w'Isabato kugira ngo abantu b'Imana badasobanukiwe n'umucyo w'Isabato bawusobanukirwe. Bumwe mu buryo tufite ni ubu bwo gutegura ibiganiro by'amavideo, abantu tukaza tukaganira. Ubundi buryo ni igitabo turi gutegura, twababwiye mu gihe cyashize, n'indi mishinga izaza hanyuma, ariko ibyo nibyo dushyizeho umutima muri iki gihe mu buryo bw'umwihariko. Imana ibahe umugisha kandi rwose ikomeze kubafasha muri gahunda zanyu. Ntabwo turi bujye cyane uko mwatangiye, uko mwagize iki gitekerezo cy'ikiganiro nk'iki, cy'iyi project y'umucyo w'Isabato, kuko ibyo byagiye bivugwaho kenshi. Ubu ngubu hari ikibazo, sinavuga ko ari ikibazo kuko ntikiri mu byanditswe byera, ahubwo ni mu bantu ubwabo hari ibintu baba bakeneye kumenya kurushaho ku bijyanye n'isezerano rishya ry'Imana n'amategeko yayo. Ubwo ni Isabato irimo. Abantu rero bakavuga bati amategeko ntakiriho, hariho ikindi, cyangwa hariho cyangwa byombi biriho. Ibintu nk'ibyo nawe ugiye ubyumva. Mu by'ukuri isezerano rya kera wenda atari n'inyandiko gusa, ahubwo nk'isezerano ry'Imana yahaye abana b'Imana kuva kera, rihuriye n'isezerano rishya ryakurikiyeho inyuma. Yego. Reka mbanze ngushimire yuko wemeye kuza kumfasha kuri ino ngingo. Uburyo ibiganiro bica hano ku mucyo w'Isabato biteguye ni uburyo bw'amateka. Twatangiriye mu gice cyo muri Edeni, Imana itanga Isabato. Icyo gihe icyaha cyari kitarabaho. Tuvayo tureba ese icyaha kimaze kwaduka mu isi byagenze gute, abakurambere bacu babanye gute n'Imana mu gusobanukirwa ubushake bwayo n'amategeko yayo. Turakomeza turaza, ubu twari tugeze mu kuva mu bihe bya Mose. Twari tugeze ahantu hakomeye cyane, nifuje yuko ntavuga jyenyine, ahubwo nashaka bene data tuza kuhafatanya kuko hafite imbaraga kuko niho hari umutima w'ibibazo, cyane cyane mu bukristo, bwo kwibaza ngo se amategeko y'Imana ahuriye he n'ubukristo. Ko Yesu Kristo yatangaje birarangiye,
hakaba hari irindi tsinda rivuga ngo mukomeze amategeko y'Imana. Ibyo bintu bihuriye he? Rero nta hantu ahari nizeye yuko turi buze kugira ikiganiro gifite umusaruro ufatika kugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe n'agaciro k'amategeko y'Imana. Warumbajije isezerano rya kera n'isezerano rishya bihuriye hehe? Cyambere isezerano rya kera cyangwa isezerano rishya dukwiye kuritandukanya n'ibyo tumenyereye muri iki gitabo. Ababumbye iki gitabo cyitwa Bibiliya bafashe umugabane umwe bakawita isezerano rishya, undi mugabane bakawita isezerano rya kera. Babikoze bagendeye ku gihe Kristo yavukiye mu isi. Ngira ngo nicyo ngicyo, nta kindi cyabayeho. Ibitabo byanditswe mbere yuko Kristo avukira mu isi byitwa isezerano rya kera, ibitabo byanditswe nyuma yuko Kristo avukira mu isi byitwa isezerano rishya. Ariko isezerano ni ikindi kintu, ni contract, ni isezerano ni imishyikirano cyangwa se ni inyandiko isinyweho n'abantu babiri ku ngingo runaka. Isezerano rya kera Imana yajyanye n'abantu nk'uko tuza kubibona mu Baheburayo. Ahari twajya mu Baheburayo kugira ngo haze kuduha umutima w'iki kibazo neza, w'igisubizo cy'iki kibazo. Abaheburayo igice cya 8, Abaheburayo igice cya 8 hatubwira amakuru akomeye y'iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'isezerano rishya. Nidusoma aya magambo, ahari ntabwo tujya muri byinshi, ntabwo tugiye kwiga iby'ubutambyi bwa Yesu, turi kwiga iby'amasezerano. Umurongo wa 7 uduha amakuru ngo iyo rya sezerano rya mbere ryinononsora ntajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze bagayiti dore iminsi igiye kuza ni Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye. Hari isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwayo igihe yabafataga ukuboko ikabavana mu gihugu cya Egiputa. Iryo sezerano ryabereye ku musozi Sinayi. Turabibona bava mu Egiputa bagera hakurya y'inyanja itukura, bararirimba barishima, nyuma bakomeza urugendo. Tubona ibyabereye mu butayu bw'i Refidimu babura amazi barijujuta. Twabonye ibyabereye mu butayu bw'Isini aho Imana yabahaye manu, batangira kubona ibyo kurya biturutse mu ijuru. Igihe bari bamaze gutuza rero bageze ku musozi Sinayi, Imana yagiranye n'abisezerano dusanga mu Kuva igice cya 19 ritubwira ngo nimwemera kugendana nanjye, kunyumvira, mugakora ibyo nshaka, namwe muzambera ubwoko bw'abatambyi. Ahantu wasobanuye neza tuhumve, kuko ubundi iyo twumvise ngo isezerano rya kera twe duhita twumva ko ari amategeko 10 ntayo ngayo. None wowe uhereye 19 kandi amategeko 10 ari muri 20, kandi mu 19 tubona n'Abisirayeli, nyango ni umurongo wa 8 mu Kuva. Abisirayeli ubwabo bavuga bati ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora. Aho ntiwagize isezerano n'Uwiteka. None se aho niho nagize ngo uhadusobanurire neza, kugira ngo umuntu atavuga ngo isezerano rya kera ari amategeko 10 gusa. Yego. Yenda reka nsoma umurongo guhera ku wa 2 ngeze kuri uwo waruvuze wa 7. Ubwo ni mu Kuva igice cya 19 turi. Bavuye Refidimu bageze mu butayu bwa Sinayi babubambaho amahema. Niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Musa arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati, kuba ari kubwira inzu ya Yakobo ubutumwa bari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. Icyambere iri sezerano rigiye kugiranwa n'umuntu n'abantu Imana yabanje kurokora ikabavana mu Egiputa. Mu mvugo y'ibyamwuka, Egiputa ni ibyaha. Buriya rwose isezerano riboneka ari uko umuntu amaze gutuza, amaze kuva mu byaha. Mu yindi mvugo biri ikoresha avutse ubwa kabiri, yimuye ubwene gihugu. Murongo wa 5. None nimunyumvira by'ukuri mukitonda isezerano ryanjye, muzambera amaronko,
mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Icyo Mose yakoze ku murongo wa 7, Mose arazahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Murongo wa 8, abantu bose bamusubiza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Iyo niyo contract Imana yagiranye n'ubwoko bwayo. Tumaze kubona ariko yuko iyi kontra itubahirijwe mu gice cya 8 cyacyo cy'Abaheburayo niko batubwiye. Maze Imana yifuza kongera kugira irindi isezerano. Nkuko maze kubivuga rero, aha ni mu gice cya 19, ariko iri sezerano risobanuka neza muri ibi bice kugera mu bice ndetse n'ibice bisigaye by'igitabo cyo kuva. Iri sezerano rero ririmo amategeko, harimo ibyo bagomba kumvira, kuko Uwiteka yavuze ni mu nyumvira by'ukuri. Harimo amategeko 10 nkuko tuyabona mu kuva igice cya 20. Yewe birakomeza, Imana igatanga n'ubuturo bwera. Ubuturo bwera bwaho amategeko agomba kubikwa. Isanduku y'isezerano ahera cyane mu buturo bwera niho amategeko yagomba kubikwa. Ndetse na gahunda y'uwacumuye ku mategeko nayo irubahirizwa, ngo bigaragare yuko mu bushobozi bw'umuntu hatarimo kuzakomeza mu mategeko, ariko ku bwa Kristo babarira ibyaha uzavukira mu isi hashyirwaho imihango yo gufasha wa muntu kwizera igitambo cy'ikaruvari kizatambwa hanyuma. Urumva yuko isezerano rishingiye ku kumvira Imana, atari mu bushobozi kugendana n'Imana mu bushake bwayo, ariko kandi atari mu mbaraga z'umuntu. None isezerano rya kera ritandukana n'isezerano rishya rero. Ntabwo ritandukaniye ku mategeko nkuko tuza kwibona mu Baheburayo igice cya 8. Rishingiye ko isezerano rya kera abantu biyemeje kuzumvira Imana mu bushobozi bwabo bwite. Icyo kintu gisubiramo neza, kuko na n'ubu niho ikibazo kiri. Urumva Imana mu gice cya 19 ivuga ibyo yakoze. Mu by'ukuri Imana ifite ibintu byinshi yakoreye n'umuntu ku giti cye kugeza ubu. Hanyuma tugashyiraho n'igitambo cy'ikaruvari. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Imana niyo yakuye aba bantu muri Egiputa. Ni umushinga w'Imana, niyo yabirokoreye, niyo yaberetse agakiza, niyo yabayoboye, ibintu byose niyo. Hanyuma bo hano iyo usomye ijambo bashubije nuko bavuze ngo bazabikora bo nkabo. Isezerano rishya iryo rivuga ngo iki? Abantu tuvuge ngo yego tuzabikora. Biteye ubwoba ku bijyanye n'isezerano rya kera, kuko tubona aba bantu batinya no kujya ku musozi ngo bumve n'iby'Imana iri kuvuga ubwabyo, kubera ko umusozi habayeho scenario idasanzwe. Inkuba zirakubita, umusozi wose wuzura umwotsi, ni ibintu bidasanzwe. Babwira Mose bati tugireyo, ibyo azakubwira tuzabyumvira. Ariko ntabwo babishoboye. Rero cya gice turi kurebaho cy'Abaheburayo igice cya 8 cyo kitwereka isezerano rishya uko riteye. Kandi n'ubundi ni iryo ngiryo Imana yifuza kujyana n'abantu. Ntabwo umugambi w'Imana ari uko hagomba kuba amasezerano abiri. Ahubwo isezerano rishya, ibyo Imana yasezeranye mu isezerano rishya ni naryo yari yasezeranye muri rya sezerano yajyanye nabo ku musozi Sinayi. Ahubwo ikibazo cyavukiye ku musozi Sinayi ni uko abantu biyemeje ko bazayikora muri commitment yabo bwabo. Reka twumve none wari ubwisezerano rishya riteye. Umurongo wa 8 w'igice cya 8 cy'Abaheburayo. Kuko yavuze ibagaye iti dore iminsi igiye kuza ni Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, ntabwo barigumyemo, nanjye simbiteho ni Uwiteka avuga. Reka twumve none imiterere y'isezerano rishya. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli. Hanyuma iyo minsi ni Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike. Twibutsa abantu ko abantu binanditse muri Yeremiya 30. Yego, n'amagambo Pawulo ari gusubiramo yahanuwe n'umuhanuzi Yeremiya. Yego, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo,
n'abazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe umwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kuruta abandi. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Iryo ni ryo sezerano rishya Imana yasezeranye n'ubwoko bwayo. Rigizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Nuko Imana izandika ya mategeko yayo mu mitima, mu bwenge bw'abantu bayo, mu bwenge bw'abizera. Icya kabiri nuko izabababarira ibicumuro byabo byose ndetse ntabwo izabyibuka ukundi. Ni isezerano ry'imbabazi no guhindurwa bashya, abantu bakagendera mu bushake bw'Imana no mu mategeko yayo. Niryo sezerano rishya Imana yasezeranye n'abantu. Urumva iyo twumvise isezerano rishya n'irya kera, uretse no kuba twumva ko ari ibitabo bibiri, imigabane ibiri igize Bibiliya, ariko nanone abantu baravuga bati Kristo niwe sezerano rishya, hanyuma amategeko ni isezerano rya kera. Kristo yaraje, amategeko arasaza, avaho. Icyo kintu urakivugaho iki? Ni ingorane ikomeye cyane, kuko abenshi bavuga ibyo, niyo mpamvu dufite n'iyi platform Umucyo w'Isabato. Abenshi bavuga ibyo baba basenya itegeko rimwe ryitwa Isabato. Nicyo kibazo naho gihita gishingira. Ntabwo rero kuba amategeko ari 10 hakavamwo rimwe rigahinduka isezerano rya kera biteje n'akaga, ntabwo byumvikana nabuze. Kubera yuko andi mategeko yose abantu bashishikarira kuyigisha, kuyakurikirana, ndetse atubahirijwe sosiyete nayo ubwayo irangirika. Nta mubyeyi wakwifuza ko umwana we bamufata ku ngufu, kubera yuko Imana yabujanije ibyo ngibyo mu itegeko ryo kudasambana, ngo ntugasambane. Rero n'andi madini hafi ya yose yigisha ibyo, ariko iyo bigeze ku ngingo y'Isabato Satani yibasiye cyane. Turacyari mu ntangiriro y'uyu mushinga, ntabwo turagera mu mugambi wa Satani wo kurimbura Isabato ngo turebe nuko yabigenje nuko byagenze. Ni Isabato iba yibasiwe. None avuze utese kuki abantu bumva ko amategeko ari isezerano rya kera bakumva Yesu ari isezerano rishya? Ntabwo ari ku ijambo ry'Imana ryabivuze, kuko urabona ko isezerano rishya ahubwo naryo rishingiye ku mategeko, kuko ni ingingo y'amategeko. Amategeko kugira ngo yandikwe mu mitima. Buriya ni Pawulo wakunze kubivuga, avuga ati ntabwo dukwiriye gukoreza ubuntu bw'Imana ubusa gukomeza kuba mu byaha. Niba Kristo wageze mu mitima yacu ataraduhinduye ngo duhinduke bashya, tugendere mu bushake bw'Imana, nta kigitambo cya Kristo cyaba cyaramariye ubugingo bw'umunyabyaha. Umunyabyaha akwiye guhindurwa mushya. Uwibaga ntakongere kwiba, nk'uko Pawulo yandikiye Abefeso. Wibaga ntakongere kwiba. Umwicanyi akaba umunyamahoro. Umusambanyi ntiyongere gusambana. Icyo gihe Kristo aba yagize ireme mu bugingo bw'umuntu. Ariko niba umuntu akomeje kuba umusambanyi, akomeje kuba umwicanyi, akomeje kuba umunyeshyari, ntabwo igitambo cya Yesu cyaba cyaragize umumaro. Nicyo rero isezerano rishya riteganya aha ngaha. Icya mbere isezerano rishya riteganya nuko Imana izababarira umuntu ibyaha bya kera ataravuka ubwa kabiri, kuko twaracumuye mu byaha niho ba mama batubyariye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, turi abanyabyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Isezerano Imana isezeranye kuri iyo ngingo niriye, nuko ibyaha byacu izabibabarira rwose pe, ndetse ntibyibuke ukundi. Umugabane wundi nuko noneho izandika ubushake bwayo mu mitima yacu, tugahinduka bashya, tukibwira iby'Imana yifuza ko twibwira, ari byo bishingiye kuri ya mico yayo iboneka mu mategeko yayo. Hari ikintu dukeneyeho gusobanura nanone. Urabona igitabo cy'Abaheburayo, kuko cyari kigenewe Abaheburayo. Benshi tuvuga ko ari Pawulo wacyanditse, ariko ngirwayo impaka. Ariko
uwacyanditse wese yandikiye abaheburayo, kandi uko abandikira nawe yigaragaza ko ari umuheburayo ariko wamenye isezerano rishya. Uyu muntu rero iyo ugisomye iki gitabo cyose ntaho ari agenda ngo anenge amategeko yabayeho, oya, ahubwo agera no ku isabato mu gice cya 4 akavuga ati iyo Yosuwa baruhura ntajyaga kuza iby'undi munsi, ariko noneho hariho undi munsi, hariho uburuhukiro bundi bw'isabato. Iyo sabato ivuye nk'uko abantu bayumvaga mu isezerano rya kera, itegeko riri hariya, ariko ndagira ngo abantu be gukomeza gutekereza ko isezerano rya kera ari amategeko kuko abantu bagiranye n'Imana isezerano n'Imana n'amategeko Mose atarayabaha. So ni ukuvuga ngo n'aya mategeko ahubwo yahawe abantu bamaze kujyana n'Imana isezerano. Rero aha hantu urahavugaho iki? Hari ibintu byinshi abantu bakwiye kuzirikana ku bijyanye n'aya masezerano. Icya mbere ni abantu bagiranye amasezerano. Isezerano rya kera Imana igiranye n'ishyanga rya Isirayeli ivanye mu Egiputa amasezerano. Iryo shyanga rivuye mu Egiputa ku bw'isezerano Imana n'ubundi yari yarasezeranye na Aburahamu yuko izamuhindura ubwoko bukomeye, nuko abantu ngo bagomba kuba abami n'abatambyi. Ese umurimo w'abatambyi ni uwuhe? Ijambo ry'Imana Petero natwe yarabitwandikiye avuga ati mu bwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ku mugambi wuhe mwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Umugambi w'Imana ni uko ubwami bwayo bukwira mu isi, abantu bose bakamenya iby'ubwiru bwayo, bakamenya iby'ubwami bw'Imana. Icyo nicyo Imana yari ihamagariye Abisirayeli nk'ishyanga, b'abantu bakomoka kuri Aburahamu. Ariko aba bantu ntabwo babikoze. Tubona ahubwo bashyiraho andi mategeko, udutegeko rwose Imana itigeze itangaza, tutari muri Bibiliya, yuko noneho ntawe uzinjira mu rusengero rwabo ari umunyamahanga, ndetse bakagera ntibinjire no mu gikari. Tubona abantu bari baturutse Filipi baza kureba Yesu, bamusanze mu gikari, ntabwo bari bemerewe kwinjira mu rusengero. Urumva ni ibintu, umugambi w'Imana wo kugira ngo abantu bazajye bareba Isirayeli bayibone mu ishusho y'Imana, baze kwigira Imana muri Isirayeli, ntabwo wagezweho. Iryo ni ryo sezerano rya kera, ntabwo byagezweho. Ahubwo baragiye barema urukuta, bibona nk'abantu badasanzwe bemewe n'Imana, bariya abandi batemewe nayo. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Ariko ibigize isezerano rya kera tubibona no mu isezerano rishya. Twari tumaze kubona abantu, bwa mbere Imana yagiranye n'ishyanga isezerano. Iryo shyanga ntabwo ryageze ku ntego. Noneho rero mu isezerano rishya Imana igirana n'umuntu isezerano. Ijambo ry'Imana Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo rero noneho bagize nibigiye kujyana isezerano nabo. Nk'uko Imana twabibonye mu gice cya 19 cyo kuvivuga iti mwibuka ukuntu nabavanyeyo nkabavanayo nk'ikizu nkabavana mu Egiputa. Abantu Imana ivanye mu Egiputa y'ibyaha nibigiye kujyana isezerano nabo. Isezerano rya mbere twaribonye, irabababarira ibyaha byabo bakoze kera. Icya kabiri, yandika amategeko yayo mu mitima yabo, harimo na yari na ryarindi ry'isabato. Warumbashije Abaheburayo igice cya 4 kijyanye n'isabato. Nyine biratangaje kubona babeshyera Paulo yuko yasenye isabato, mu gihe ahubwo yongera kuyibutsa Abaheburayo. Paulo arimwe aributsa Abaheburayo ko hari isabato. Ya sabato abantu bibwira yuko nta gaciro ifite. Ariko twumvikane nanone, yenda tuzabyiga mu buryo bw'umwariko kino gice cya 4 cy'Abaheburayo. Umugambi w'igice cya 4 ntabwo ari uwo kugaragaza isabato, kuko Abaheburayo bo barayizi, nta n'ikibazo bayifiteho. Yewe isi yo mu gihe cya Paulo nta kibazo yari ifite ku isabato. Ibintu tubyumvikane neza. Ikibazo abantu bari bafite ni ukumenya ngo mbese Yesu Kristo niwe Mesiya. Nicyo kibazo cyari gihari mu Baheburayo. Niba ari we ibyasezeranwe byari byarasezeranijwe, ari we byasohoreyemo.
rero agaragaza iby'uburuhukiro Imana itegurira abantu bayo, uburuhukiro bwo muri Yesu Kristo n'ubundi ahari tuzabireba, ariko ubwo buruhukiro ibuhuza na cya kiruhuko Imana yaruhutse imaze kurema isi. Ni ukuvuga ngo iki kiruhuko cyo mu isabato tubonera muri Kristo gihuzwa, cyangwa se Pawulo yifashisha isabato kugira ngo yerekane cya kiruhuko, ariko akagaragaza ko abantu batacyakiriye, ariko hakiriho amahirwe yo kucyakira, kuko aravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Nitwemera kwakira Yesu turabona uburuhukiro Imana yakomeje kwifuriza abantu bayo. Rero muri iki gice cya 4 havugwamo iby'uburuhukiro bw'isabato nk'umunsi wa 7, uburuhukiro tubona muri Kristo Yesu, uburuhukiro Imana iteganyiriza abantu bayo igihe tuzaba tugeze muri Kanani yo mu ijuru, aho avuga ati yo Yosuwa baruhura, ubwo ni bwa buruhukiro bagomba kubonera muri Kanani yo mu isi, nabwo ntabwo babugezeho kuko abagibeyoni barabatirishije, barabariganije, bituma bwa buruhukiro bwo kubanza gutsemba w'abanyamahanga bazababera ngo nk'ibintuza bibatimbura mu mbavu, ntabwo babarimbuye ngo bikunde. Icyo kintu cy'abanyamahanga nacyo tuzakirebera undi munsi, kuko no muri iyi minsi abantu bagenda bavuga ngo Bibiliya ngo Abisirayeli bakoze ibyaha byinshi, sindi bivugeho cyane, bafite uburyo, ariko nacyo reka tugendere undi munsi. Ahubwo sinzi niba wari ufite ikindi wongeraho, ariko nashaka kukubaza ku kijyanye n'isanduku y'isezerano. Urabona hari isanduku y'isezerano mu buturo bwera, akaba umunyabyaha nawe aturutse hanze hano n'itungo rye, akagenda agakora iyo mihango yose. Iryo ni isezerano rya kera. Aho hantu hahuriye he natwe muri iyi minsi? Ubuturo bwera buri he? Iyo sanduku y'isezerano iri he? Umunyabyaha bigenza ate? Duha ishusho aho bihurira. Reka mbanze mvuge kuri icyo kintu cy'amaraso kuko ni nacyo shingiro ry'ubukristo. Impamvu turi abakristo nuko Kristo yadupfiriye, nayo maraso ya Yesu. Rero mu kuva igice cya 24 naho tubona ko rya sezerano rigomba gukomezwa n'amaraso. N'isezerano rya mbere ryagombaga gukomezwa n'amaraso. Mu by'ukuri byose ni Kristo, ariko ibya mbere byari ibishushanya Kristo uzaza, ibya nyuma kwizera Kristo waje, no kwizera Kristo waje. Hano rero tubwirwa mu gice cya 24 bamaze kuvuga bati iby'Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Ku murongo wa 4 ngo Mose yonda amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi n'inkingi z'amabuye 12 zingana umubare n'imiryango y'Abisirayeli kwa 12. Atuma abasore mu Bisirayeli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice 2 bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati iby'Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe nk'uko ayo magambo yose ari. Ingingo y'amaraso ni ingingo y'ingenzi mu isezerano, kubera yuko mu muntu nta kirimo, tubeshejweho na Kristo. Kristo niwe dukesha kubaho, niwe mahoro yacu, niwe byiringiro byacu, niwe kubaho kwacu. Rero aya maraso nta wundi yashushanyaga ni Yesu Kristo uzaza kugira ngo bya bintu bishobokere umunyabyaha, kugira ngo bikunde. Umuntu abagamiye ku kibi uhereye akiva mu nda ya nyina, keretse avutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri twabonye ari iki? No kwizera Yesu Kristo. No kugira Yesu mu bugingo, akaba ari we ujya kuri vora y'imibereho, ari we uhinduka umuyobozi w'imibereho yanjye. Igihe bitarakunda gutyo ntabwo bishoboka. Rero Imana yashyizeho ubuturo bwera muri icyo gihe. Ubuturo bwera buratangaje cyane kuko ni inzira y'uko umunyabyaha akwiriye kubaho. Yego, iri mu buturo bwera. Rero turabona umunyabyaha wacumuye amategeko y'Imana,
ingingo y'amategeko y'Imana ni ingingo ikomeye cyane. N'umuntu usebya amategeko cyangwa se wibasiye amategeko asebeje ubwami bw'Imana. Rega buriya nta n'ubwami butagira amategeko, ntabwo bibaho. Ubwo ubwami bw'Imana urabuhiritse ku mugaragaro. Rero wa munyabyaha wishe amategeko y'Imana akabimenya, yashyiriweho inzira y'ubuturo bwera kugira ngo yongere kwiyunga n'Imana. Turabibona ubuturo bwera bwubatse mu buryo bw'inzu, inzu ifite ibyumba bibiri, ava mu cyumba kimwe yinjira mu kindi. Icyumba cya mbere cyitwaga ahera, ikindi cyumba cyitwaga ahera cyane. Ariko mbere yo kwinjira ahera wabanzaga kugera mu rugo rwari rukorotiriye na korotire. Mu rugo iyo wahageraga, cya mbere waheragaho ni ukugera ku gicaniro cy'ibitambo, aho ryatunguzanye riri gushyirwaho ibyaha byawe rigapfa mu cyimbo cyawe, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, niko Pawulo yavuze. Aho rigomba gutwikirwa, icyo gicaniro se gishushanya nde? Ni Yesu Kristo. Niwe wemeye gupfira umunyabyaha. Yahava akagera hafi y'umuryango aho asanga igikarabiro. Icyo gikarabiro agenda kogamo. None se koga, hari indirimbo nkunda cyane y'abaporo ivuga ngo reka amazi y'ubugingo antembemo, reka umwuka wera bari uganza. Icyo gikarabiro gishushanya ibintu bibiri by'ingenzi. Ni umubatizo nk'ikimenyetso cyo kwizera yuko tuvuye mu by'isi twinjiye mu by'ijuru. Icya kabiri ni mwuka wera ugiye kutubera umuyobozi, tukoga tugahanagurwa tugahinduka bashya, imyanda yacu ikadushiraho. Yewe ni urugendo rwo kwezwa, kandi turugezwaho no kugenza gute? No kurushaho komatana na mwuka wera. Niwe utuyobora mu kuri kose, akaduhanira gukiranuka n'ibindi. Ni ubuyobozi bwa mwuka. Ikintu cyo kwezwa kivugeho cyane. Kwezwa, urabona kwezwa ni nka cyane, ni nacyo rya sezerano risingiyeho. Twabonye yuko icyambere ari uko Imana izabarira ibyaha byabo. Pawulo akoresha iyo mvugo nk'ingingo yo gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa bivuze ngo umuntu yari uwo gupfa cyangwa se yari uwo guhanwa, ariko nta kundi dushyizeho, tumuhaye imbabazi. Gutsindishirizwa, wari uwo gutsindwa ariko uratsindishirijwe. Ni isezerano riteganya yuko tuzababarirwa ibyaha twakoze. Ingingo yo kwezwa rero ni uguhindurwa bashya. Ntidukomeze kuba abanyabyaha bakeneye imbabazi, ahubwo tukagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, tukera tugasa na Yesu. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Wa muntu w'umunyamujinya ntabwo bimuvemo uyu munsi, ariko uko azarushaho kugendana n'Imana no gutsindwa na mwuka wera, azagera ubwo ahinduka rwose. Uko arushaho gusabana nawe, dufite indirimbo nziza, indirimbo 134, nguko nicaye imbere na Yesu mabonera ihumura. Iyo nicaye imbere ye nibonaho ubugoryi. Cyo ni icyambere. Ariko kumuhanga amaso bimpa gukiranuka. Na Mose yari ari kuri uyu musozi, muri iri sezerano rya cyaha turi kureba, uko yarushijeho gutindana n'Imana ngo yarushijeho kurabagirana, ku buryo yaje arabagirana ubwiza bw'Imana, ndetse ngo biba ngombwa yuko yitwikira kugira ngo abantu babashe gusabana nawe, atwikira ubwo bwiza. Uko gutindana n'Imana niko kwezwa. Turagenda tugahinduka b'Imana rwose pe, imico yacu igahinduka, tugahinduka abantu b'Imana. Ndumva nicyo navuga ko kwezwa. Nandi kuvuga rero yuko ya mazi agaragaza kozwa, kuvanwaho ico, bwa burakari, wa mujinya, ryagomwa, bwa busambanyi, kwa kwica amategeko y'Imana kose, arimo no kwigomeka ku isabato bigashira. Ntabwo ari ibintu bibaho umunsi umwe, byumvikane neza. Birashoboka ko uyu muntu uri kudutega amatwi yatsinze icyaha cy'ubusambanyi, ariko igihe kizaza, ndabyizeye, niba ataremera umucyo w'isabato, ijuru rimutsinde kuri uyu mucyo, noneho agera ubwo awishimira, yumve anejejwe no kuba mu munsi w'Imana, umunsi Imana yashyizeho. Uko niko urugendo rwo kwezwa rugenda. Ni urugendo rukomeza rw'igihe kirekire, ariko umugambi w'Imana nuko tugera ku gukiranuka, ku gukiranuka kw'Imana, tukaba abantu b'Imana. Mbega tukaririmba nka Pawulo ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijya uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ubwo rero igihe Kristo ariho muri ibyo akora, ngo ibyo nkora byose mbikoreshwa no kwizera uwo nguwo wanyitangiye. Ubwo rero dukurikije iyi mvugo ya Pawulo, avuga ati nabambanywe na Kristo nyamara ndiho,
ibyo nkora byose bikoreshwa no kwizera umwana w'intama wankunze akanyitangira. Imibereho yacu yose ikwiye kuba iyobowe na Kristo. Kristo akaba atuye muri twebwe. Aho rero hahita hazamuka ikindi kintu gikomeye cyane, ariko yenda ndakigeraho mu kanya. Ubuturo bwera nk'uko maze kubuvuga bufite ibyo bice byose. Tugera mu cyumba cyahera cyane, abantu bagatangira kurya ijambo ry'Imana ryajyanijwe n'umutsima wabaga hera, ameza y'imitsima. Haba igitereko cy'amatabaza kigereranya nyine ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Haba icyotero cy'imibavu kigereranya amasengesho adacika. Ibyo ni imibereho y'umukristo kugira ngo abeho muri rwa rugendo rwo kwezwa. Aho hanitwa hera. Umuntu uri aho ngaho arimo yezwa ni umuntu uyoborwa n'Umwuka Wera, ni umuntu ubaho imibereho isenga, ni n'umuntu ubaho imibereho yishingikije ku ijambo ry'Imana. Icyo nicyo kimuranga. Bijya birenga rero agakomeza urugendo, akagera ubwo noneho rwose ya mategeko nk'uko Imana yavuze yandikwa mu mutima we, abageze ahera cyane. Noneho rero kuko ahera cyane habaye amategeko y'Imana gusa. Isanduku y'isezerano irimo amategeko y'Imana, habagamo n'urwabya rwa manu, bivuze ko Imana ari imubeshaho, birumvikana. Ndetse n'ubuyobozi bwajyanijwe n'inkoni ya Aroni yabaga muri iyo sanduku. Ariko ikinejeje kurutaho, hejuru y'iyo sanduku hari intebe y'ihongerero, intebe y'imbabazi. Buriya kuri buri ntambwe yose Kristo niwe byiringiro byacu. Ntabwo yishingikije ku mbaraga ze bwite, ahubwo Kristo niwe umushoboza kuri buri rugendo. None ko tubona ubuturo bwera noneho mu isezerano rya kera, hari mu isanduku ibitsemo bya bisate bibiri by'amabuye. Isezerano rishya ryo rimeze riti? Rirakomeye cyane. Imana yavuze ngo amategeko yanjye nzayandika muri mwebwe. Ubwo noneho duhindutse ubuturo bwera. Ni ibintu bikomeye abantu bakwiye kwitaho. Ubuturo bwera ni jye. Ayo magambo ari mu Bakorino, Pawulo yabandikiye Abakorino igice cya 6. Yarabwiye ngo umurongo wa 19 w'igice cya 6 cy'Abakorino, rwa mbere rw'Abakorino. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Nuko Imana yabipanze yuko noneho duhinduka ubuturo bwera. Tutagomba kujya ku misozi runaka cyangwa ngo muri kapitali y'igihugu runaka kujya gushaka y'Imana, oya, ahubwo nitwe rusengero. Imana irifuza gutura muri twe. Umugambi wayo tubona mu kuva cyagiye yubaka ubuturo bwera bwo mu isi, yavuze ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, hagati mu ishyanga. Ubu noneho iravuga ngo ndifuza gutura muri mwe, nimwe nshaka guturamo. Pawulo akomeza kubivuga cyane muri yandikira Abakorino, avuga yuko iyo nzu yacu ikwiye kuba yubatswe n'amabuye mazima, atari ibikenyeri, kuko buri nzu yose izageragereshwa umuriro. Iyo nzu ngo ni twebwe. Dukwiye kubyumva cyane muri ubwo buryo. Igihe kandi tuzabyumva gutyo, ntabwo tuzaba twigometse ku mategeko y'Imana, ahubwo tuzishimira ko amategeko y'Imana yandikwa mu mutima wacu, kubera yuko ingingo y'isanduku y'isezerano irakomeye cyane. Urumva tugeze mu buturo bwera, tugera ahera cyane. Ugeze aho ngaho nyine urasoza. Tubishyire muri iki gihe cyacu. Umunyabyaha muri iki gihe cyacu akwiriye kwitwara ate ukurikiza icyo cyitegererezo ku giti cye we nkawe, kugira ngo akizwe ibyaha kandi abone imbabazi z'Imana. Ariko nanone uretse n'umunyabyaha ku giti cye, n'itsinda ry'abantu ritegereje kugaruka kwa Kristo. Abantu n'iki Uwiteka dushakaho tugendeye kuri icyo cyitegererezo. Rero abantu nk'itsinda, reka mbanze nivugire nk'umuntu ku giti cye. Icyo Imana yifuza ku muntu nk'umuntu ku giti cye ni ukugirana isano nayo, yayindi tumaze kubona. Tumaze kubona ibintu bitatu byabaga ahera. Mu rugo buriya ntabwo twanahatinda, nicyo Kristo yakoze, yakoreye umunyabyaha. Ni ukucyizera nyine.
ahera rero noneho haduha inshingano y'icyo dukwiye gukora, ni ukugirana isano n'Imana, ni ukubana n'Imana tukomatana nayo. Mu mvugo ya Bibiliya ni ukugendana n'Imana, cya kindi Henoki yagize kugeza ubwo Imana imwimuye. Tugendana n'Imana gute? Mu masengesho. Twabibonye ko hari icyotero cy'imibavu. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe hasobanura ko icyo cyotero ariyo masengesho y'abera. Ntabwo ari ibintu by'ibipapirano, ni ijambo ry'Imana ryabivuze. Ni ukubeshwaho n'umutsima w'ubugingo ariwo jambo ry'Imana. Nanone ni ukuyoborwa n'ubuyobozi bwa Mwuka Wera, tukifuza kubatizwa umubatizo wa Mwuka Wera kandi mu buryo buhoraho. Iki nacyo cyagikwiye kumvikana. Ubanza tutabimarayo byose. Hari abantu bibwira yuko kuyoborwa n'Umwuka Wera ni bya bindi byo kuvuga indimi, gutitira. Ukabona ababwiriza bamwe bari cugushije bavuze ibintu bitumvikana. Ntabwo ari ibyo. Ubuyobozi bw'Umwuka Wera ni ukwemera kugenda mu nzira Imana ituyoboye. Mwuka Wera agatura muri twe, akaduha amahoro ye, akaduha urukundo rwe, urwangano rukadushiramo, umujinya, ubwoba bigashira. Uko nguko rero ni Imana ishaka ku muntu. Nk'ishyanga rero ni ugupresenta Imana. Ishyanga ubwo haba hajemo ingingo y'itorero. Buriya nk'itorero ni ukugaragaza Imana, kugaragaza Imana twahisemo, tukagaragaza ubwami bwayo uko buteye, kugira ngo turarikire wa muntu kugirana isano nayo maze kuvuga. Nicyo rero babandi batakoze Abisirayeli, ntabwo bagaragaje Imana nk'uko bikwiriye, ariko umuntu wese ku giti yasabwaga kugirana isano nayo, ya yindi tumaze kubona mu buturo bwera ko inzira y'Imana ari aho ngaho iri. Ariko bafunze amarembo, abantu b'Imana b'abanyamahanga ntabwo bamenye ukuri kwayo, bituma Imana yifuza kugirana isano nayo. Ni nayo mpamvu dukwiye kwimvamo umudendezo tubonera muri Kristo Yesu, kuvuga Imana twamenye nk'uko ijambo ryayo ritubwira muri rya somo navuze riboneka muri Petero igice cya 9 rivuga ngo muri ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, ahantu hose umuntu w'Imana ari nuko Imana yabihisemo kandi yamuhamagara ngo niwumva ijwi ryayo niwe nagira umutima. Kandi isomo yenda nasorezaho kuri ayo magambo ni Ibyahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 17, haravuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku muntu. Uwo ni wo mugambi. Maze kubimenya nkahura nawe wabimenye, tukaba dufitanye isano n'Imana, turahamagarwa kujya noneho kubivuga, tugahamagara ngo n'abandi baze bagirana isano n'Imana. Yego. Reka tugushimire cyane ku bw'inyunganizi nziza uduhaye ku mucyo w'isabato. Tudatinze wanadusengera tugasoza. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye yuko uri mwiza kandi imbabazi zawe witeka ryose. Tugusemera isezerano wasezeranye yuko uzatubabarira ibyaha byacu ndetse ntubyibuke ukundi, kandi ntibirangiriraho, ahubwo imico yawe nk'uko igaragara mu mategeko yawe ukayandika mu bwonko bwacu kugira ngo duhinduke rwose twibwire nk'uko wibwira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri twe nta mbaraga zirimo, ndetse Satani ajya abiba urukungu kugira ngo abantu barusheho kujya mu mwijima, ariko urashaka ko umucyo wawe ugaragara. Iyi platform yabereyeho kugira ngo abantu bawe barusheho kubona umucyo wawe, barusheho kubona ubwiza bw'amategeko yawe, kuko Umunyezaburi 119 yabivuze yuko amategeko yawe akwiye kubeshaho uyumvira, akamubera umunezero, akayibwira ku manywa na nijoro. Mwami, ndasabira buri wese uteze amatwi iki kiganiro kugira ngo umukundishe amategeko yawe, ayabonemo uburyohe, anezezwe no kugendana nawe no kwishimira ubwami bwawe. Nibyo koko ntabwo twabyishoza ko turi abanyantege nke, icyaha cyaratwangije cyane. Uduhe kwakira Yesu Kristo kugira ngo ubuyobozi bwe butuyobore mu cyiza utwifuriza. Ngo niko gusenga kwacu twisabira kandi dusabira n'abatwumva, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amena. Imana ibahe umugisha.